wavuga amagambo akiyandika telefone ntayikozeho? Ni gute wavuga amagambo akiyandika mu gihe urimo wandikira nk'umuntu ahantu runaka, mu gihe urimo wandika note, mu gihe urimo wandika ubutumwa runaka burebure ushaka kudakora kuri telefone yawe, wowe ukajya uvuga bikiyandika. Reba iyi videwo kugera ku musozo, uramara kuyireba umaze gusobanukirwa neza uko babikorwa. Biroroshye, nawe byikorere. Niba uri mushyashya akaba aribwo ugitungukira kuri uno muyoboro, ibuka gukanda subscribe, ukore ku nzogera, ukore ahantu handitse all, uzajya ubona videwo zacu bwa mbere. Welcome. Udatinze uraba waradawunirodinze application iyo ari yo yose wakoresha. Ngiye kwifashisha njyewe iyi note ngiyi hano murayibona. Iyi niyo ngiye kuba nakinjiraho, nawe urareba iyo winjiraho. Ndaza mbe nayifungura, nawe ushobora kudawunirodinga iyo wabona. Ndaza mbe nayifungura, ninjire kuri PayPal. Ahangaha tugeze ahantu bandikira. Ndaza nkore hano hari agafureshi kakambi ko guteranya. Izi ni note zanjye mfitemo hano. Ndaza mfate urundi rupapuro, ndaza nkore hano hasi hari akamenyetso ko guteranya hasi. Hasi ngaha urahabona. Ndaza nkandeho, nindangiza nkande hano hari agakaramu, asigaye ndatungukira kuri ino paje. Turaza wenda tube twaheramo hano twandika. Biraterwa n'ururimi ugiye kuba wandikamo. Ushobora kuba ugiye kwandika mu Cyongereza cyangwa mu Kinyarwanda. Uraza ukande kuri kano kantu kari hano ka setingi, bitewe n'ururimi ugiye kuba wakofirimamo, ugiye kuba wakandikamo. Uraza ukande ahari setingi. Uraza ukandeho maze uze ahangaha. Urabona hano handitse language. Handitse language, urimo urahabona ahangaha. Hari language niho turaza dukande. Nitumara gukanda hano ushobora gusangamo Icyongereza, ushobora gusangamo urundi rurimi. Wowe uraza ukande hano ushobora kuhasanga ururimi runaka, na hano ukahasanga urundi, n'aha hejuru ukahasanga urundi, bitewe n'ururimi tugiye kwandikamo. Uraza ukande hano hasi handitse add keyword. Aha hasi niho turaza dukande, maze duhitemo ururimi tugiye kuba twakoresha. Urabona harimo indimi nyinshi cyane, bitewe n'ururimi urakoresha uraza uruselegitingeho. Ni indimi nyinshi cyane zigiye zirimo, ariko twebwe twikoreshereze icyo twakwita ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Turaza turukandeho, niturangiza twemeze hano hasi. Hasi hari done.
hasi hari done, maze uruzemo na hano hasi aha naho turebe ko ari gutya. Niturangiza icyo turakora turagaruka inyuma maze dutangire tuvuge amagambo yiyandika. Mu kubifungura turaza dukande kano kantu ka hano, aka kameze nka record, urakabona hano mu nguni, hano mu nguni urimo urakabona aka kantu niko turakandamo, ariko sori gakeya urabona aha hasi hari akantu kameze nk'umubumbe nk'akabaro, turaza tugakandeho duhindure mu kinyarwanda kubera aricyo tugiye kuvuga. Hano urabanza ugasetingamo ururimi ugiye kuvuga, warangiza ugakanda kuri kano kantu ka record ukagiza ukagakandaho. Iyo ugakanzeho bahita bandika speak cyangwa authorize, utangira kujya wavuga. Katurebe hano niri gukoresha record ebyiri, bambwiye ngo nshobora kuba nahagarika imwe, ariko katurebe ko biri. Murabona koko ko ibi bintu ari byo, murabona uko byanditse, urabona byose bigenda byiyandikamo. Hanyuma kubika izi noti uraza ukaba wasa nk'ukanda ku itushe rigarura inyuma, cyangwa se ukaba waza ugakanda kuri kano agafureshi kari hano hejuru, nze nkabereke aka gafureshi kari hano hejuru, aka ushobora kuba wagakandaho maze note zawe zihita zisevinga. Turagakandaho tayari, note zacu zise ziza zisevingamo hano. Zise ziza zisevingamo hano. Ahangaha aka gapaje niko kabitse note zacu, niko kabitse note zacu, aka niko kazifite. Niyo mpamvu uraza rero ube wabikora gutya. Urabona ko ibi bintu biroroshye, nawe wabyikorera. Niba utarakanda subscribe muntu wanjye urimo uracikanwa, kanda subscribe tujye tubana umunsi ku wundi. Ndabakunda naho utaha, Imana ibarinde. Ciao ciao.